gusubije truth or dare. Truth. Kuva twakundana haba hari umusore waguterese mu nshuti zanjye akagutereta nyine ukabona ko biri seriye binashoboka mwahita mubana. Arahari. Uwo ninde? Niba bishoboka ko wamuvuga izina. Subwo ni ngombwa ko muvuga izina. Niba ari umuntu wiyubashye umwiyorere, niba ari muri twa tubobo umuvuge. Ikibazo ni babiri iri kumwe ari yubashye sinamuvuga. Reka mvuge undi ni Cenko. 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 Ako wenda Cenko mufitanye ikibazo. None Cenko ubu muhora iki? Nta kibazo dufitanye. Aya wenda Cenko akora amanyanga menshi ariko icyo kugutereta cyo nyivanyemo. Nukuri ko Imana yaranerese uri kumva? Ku buryo wabonaga yuko nyine binashoboka yatura hasi. Wenda ntabwo yari kushyira mu mago ariko iyo bishoboka karya akantu yari kukarya. Byatangiye ryari? Byatangiye turi gukina filimi yitwa Riza. Ago rero twifata tu video Cenko we nawe wagorwa pe. Mu kirahure cy'urugi urumva agukora kuri nyashi. Habebe ceceka. Igo agenda n'ahandi nyuma aho twameseraga turahoberana. Neze ariko icyo gihe ntabwo twakundanaga. Twarakundanaga. Mama yake. Ubwo se twarakundanaga? Ase twarakundanaga. aba bana nawe ukajya gukora ibyo bintu. Nkabagira inama bakareka kunyifuruguta. To be honest. Abantu muziranye nabo abantu mubafana nkabagira inama bakareka kunyifuruguta. Yaraneretse nyine mbona warabishaka ariko ndagenda nkamara igihe nabihoreye. Bandi umukundana yo gutankureka nkamukunda kuko we nari naragukunda. Gashyiga kabashigura bakagaruka kuri kamera ari nge baje kuvuga. Mwana birumvikana ko nshobora kuba ndi umwe mu bantu muvugaho mukagira views sibyo ariko niba mbaretse mba nabaretse namwe mujye mu amahoro mujye mundeka pe. Izi mbobo ziri kuza zikivugisha ngo mwe muje kunsubiza mwebwe cyangwa ngenje kubasubiza. Amahirwe ya nyuma ngiye kubahereza. Niba mwumva ko mwaje kunsubiza muza kuri kamera muze kunsubiza nimureka gukora ibyo video byanyu murebe ko muzongera kumbona nge ndi gukora ubusa hano ngo ngenga ibyo ngibi ngo nago byinjiza niyo naba ntari kwinjiriza hano mwana nago ndimbura mukoro nkamwe sibyo twese turabizi ko mutavuze ayo matiku yanyu ntimubaho. Nge rero ibintu byo kuza mbahereza ntago nge bibimbaho. Ukiza kuri kamera uvuga izina ryanjye gato ya Cenko nzahajya nza ngushyire hanze ibintu byawe nka 3 cyangwa 4. Impamvu ndabizi ndabinjiriza mwana namwe impamvu mutagenda ngo mugire ikintu muvuga mwereka abanyarwanda ibintu bigaragara atari ukuza kuvuga izina ryanjye muri video zanyu nuko nta kintu cyanjye na kimwe muzi mwembi babiri nababwiye ngo nimutaza kuri kamera muje kumbeshyera nta kintu na kimwe muzabona mu mvugaho. Ikindi kandi nimuza muje kumbeshyera nta kimenyetso na kimwe muzaba mufite. Mwana mbabarira shaka prank ukora unkirira izina hasi niba views zarabuze twese turabizi ko nta kazi ugira ariko ngiye murebe video ku ruhande mwana ngiye nago nkora ubusa kandi nago ino channel yanjye ari ingaburira mfite ibyo nkora muri kubibona. Wowe ukora iki bro? Wowe n'uwo mugore wawe mukora iki uretse kuza kuri YouTube channel ngaho mukavuga amatiku kugira ngo murebe ko mwabona n'uduhumbi 100 ku kwezi? Mbere yo kumvuga banza ushaka huba mwana mureke kuba inzerereza. Uwa batatu muri kuzerera mu mujyi wa Kigali uyu munsi mwabaye ejo mwakennye mwabuze amafaranga. Banza ushaka ahantu uba n'umuryango wawe mureke gukomeza kubunga mu bashuti banyu. Ikindi mbwira abantu babaremera abo wowe usabiriza ndabizi bari kundeba nta kuntu batandeba busabiriza mu muhepe ni mu muhe mwana
ni mumuhe muri iyi minsi arakomerewe, muri iyi minsi ntafite home, ntago afite ahaba. Sinzi umujene mumaze iminsi mubona bakorana ibintu by'ibisirimba n'ibiki, hariya bari ni kuri mujene, ntabwo ari kwa Derek. Derek ntago afite ahaba n'umugore we na murumuna we. Rero mwana, mbere yo kuza kunsakuzaho ubunze izina ryanjye mu kanwa kawe,